Nubwo uyu mukecuru yamumpatiraga nkumva ibiri kunjyamo neza, noneho mbonye impamvu yo kumukunda nkamutetesha nkamuha urukundo atigeze abona. Asa n'umukura mu nzira zanjye, mukura kwitambika mu buzima bwawe, mukura mu nzira zawe, kumwica se kugira gute? Nimba wumva utakibona ukaba wumva udashaka no kubyo nkubwira, fata inzira ugende. Icyo nakubwiye ni so urabizi bantu banjye banjye driver muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali, ku bantu bifuza ko twakorana, mukeneye driver, mukeneye umushoferi wo ku munsi, so mugema mukeneye nko kujya nko mu ntara cyangwa se mukeneye nko gusohokera nk'ahantu muri Kigali, mukeneye nko kujya mu bukwe, urabizi ko nawe undi mushoferi mugomba guhamagara ngiwe Kiwi tugomba gukorana. So ndanababwira yuko mfite amamodoka meza cyane modesha muri uyu mujyi wa Kigali. Aba diaspora abanyarwanda ushaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda mujye mumpamagara mbaye imodoka nziza cyane, ntimukajye mu makampani ngo nibarangiza babahangika amamodoka ya fake. Ngira ngo imodoka mwayibonye ko ari imodoka nziza cyane, imodoka dukodesha ku kwezi cyangwa se ku cyumweru. So guys, ndagira ngo babwire yuko n'ahandi mugomba gukora imodoka nziza cyane atari muri company iwacu. Ngira ngo murabizi ko ndi umuhungu wanyu Mr. Kiwi, nanabitsa gukora subscribe kuri video zanjye izarizo zose. Kandi nashimira abantu dukorana umunsi ku munsi. Hari abantu bampamagara bakamakazi ka driver, abo bantu muri nkora mutima ndabakunda cyane, kandi iwana kuba muhora munzirikana ibintu by'agaciro. So nanjye kandi ndabakunda cyane, kandi nzi ko dukorana neza abantu banjye mwese ndabakunda cyane, mukore subscribe. Bye. Ubuzima bwa Kigali niyo kaminuza ya mbere. Sinahindutse. Nukuri mwahindutse 100%. Hari ikibazo ufite? Aya nta kibazo afite. Amafaranga urayabona uko ubishaka? Yego ko ndi nayo kabisa. Ubuvanye bakubwira. Ujya wigira ngo ubuno uduhage, ubyibuza n'amabuno, uzana ibintu byose, wisiga amafuta ushaka. Umukobwa mwiza. Sinakubona. Nukuri ndabibashimira cyane pe. Bashimira uburyo mumfasha, ubu ngo nsigaye nisanzura hano nagize nko mu rugo rwose ni mu rugo kugira ikibazo, kandi Imana igiba umugisha cyane. Kintu uzanira akayiko ndebe ko nakongera nashyiramo ubuki kinihorere, akayiko na bwa buki nta kibazo. Ugiye kumbera ibyishimo byanjye, nzagukoresha niwe uzarimbura umuryango w'umugabo bose bashyire hasi. Si neza nsigaye nisanzura, ese uzurebe wundi we wayirebye se witegereje? Nabonye pe nukuri nziza, mbese nayishimiye. Iyi rero nko mu kwezi kumwe n'igice. Ubwo nini cyane mukecuru? Nini naravuze naratekereje nti uramutse ushaka umuhungu wanjye uri mukabyara abana, buri mwana yagira ibyumba cye. Nukuri biranshimishije cyane pe rwose, kandi mwarakoze icyizere mwangiriye, nukuri Imana izabibahera umugisha. Urakoze nawe, kandi nukuri wakoze kunyitaba. Ubu nawe ari mu nzira. Ahubwo se ubaraza mukecuru? Ubu ari hafi kuza. Imana ibidufashemo wenda uko rero mwana wanjye nanone ubu ntabwo ukiri umwana, utumutsima ugira ubwenge nk'umugi ushaka amasaziro. Aha hantu uzi ukahicara, inzu kumuge mu mwanya muto mu kwezi kumwe ndaba nteye umucanga neza nsize irange, bigutwaye iki? Bigutwaye iki? Nukuri ntacyo, kandi irampirimbanyi yicara yaka amafaranga ijyana iwabo. buriya nababajwe ukuntu abatesha umutwe, ukuntu mbese nta kiza bifuza. Uzi umwana wanjye no kwiyahura, buriya yakwiyahura yabona yarataye umutwe. Ntacyo nibicamo nzagerageza kumuhoza amarira,
rwose kandi mwizere. urakoze cyane urakoze rwose Imana igumpera umugisha ko numuhoza amarira n'igihe uzaba uyahujije ariko se muto ubundi ngubaze uriya mukobwa arakimufanya uriya mukobwa se uriya mukobwa ni umwana wo kwa mama wacu uriya mukobwa se ko mbona mbangamiye Ketia narakubangamiye ageze mbangamiye gute se ntabwo ndi kumva icyo ushaka kuvuga ngewe ntabwo ndi bujye kure sinjye nanatinda mu magambo hari ukuntu buriya twamwinjirira basa nk'umukora mu nzira zanjye aho kwitambika mu buzima bwawe mukura mu nzira zawe kumwica se kugira gute ni ukuri rero umaye ubu nawe ari mu nzira agiye kuza Ni ukuri pe. ariko se mama uzi ko nari nzi yuko urumva nari nzi yuko iyi nzu ntatari yacu nayinyuragaho buri gihe cyose ntambuka ngenda ntabwo habaye uko Umva bagana nkubwire mwana wanjye umubyeyi witeka arangwa no gutungura umwana ukamwereka igikorwa kizima ushaka kumukorera cyuzuye nyine ahubwo ubu ndaje mu kanya gato nsige umucanga nteri irange no ariko mama ni gute ibi byose baba babishe kuko utaba wabimbwiye ibyo bintu bimwe reka nkubwire njyewe ngomba kugutungura kugira ngo nguhe ibyishimo uriya mugore wawe ushaka guhora ashaka kugusaza bikuze ugabanyukirwa mama rwose nabo bakaba barambwiye nanjye nakagira ikintu gufasha reka mama iriya kampani yanjye ifite amafaranga nubwo uriya mugore nawe bameze nk'igisimba kimeze uriya ni rusahurira mu nduru abahora ashaka kukwaka akubonye akutoye ashaka kujyana iwabo reka nta kindi buriya nta kindi ahavuga ati reka mfashe umuryango wanjye n'ubundi se ko nta muryango ufite aha mfite aha wagira ngo ni nk'agace karekereje imishwi hariya kakamara gaterura amafaranga uzi ko buriya nta mafaranga ngibika muri kofere komande ibintu byabo rubizi ngera mu rugo akansaka nkaho wagira ngo ni indaya nyine uriya nta kindi ashaka arashaka gutunga umuryango we kuko nta muryango afite iwawe wamenya agashya mu wenda uyu muntu ntanyibazeho mbe wowe nta kibazo oya nta kibazo wari uzi yuko ubu ngubu kugira ngo uryamane na Kate ubu ngubu ngomba kuzana amacupa abiri ya pirimusi ngo kugira ngo byonyine turyamane ubwo ntayaguze hagira kimwe ashobora kuba neza amafaranga nutayabona ntabwo muzubaka urugo ndabizi se ibyo ngibyo byombi bimaranye igihe yewe kuva twashakana none ubu ngubu yabikajisha ngarashaka ikesi munsi y'igitanda nimba bitabaye ibyo ngibyo nta gahunda y'urugo agomba kuba nta kintu mbega kijyanye no kubaka urugo ndi kubaza ntabwo uri kubyumva ni gute umuntu umwana nkawe yifata akanyiriza mu muhanda ngo ntegereje umuntu ugaheba nyine impamvu cyagiye ntaje ni ukubera ko icyo nahungaga cyarakemutse icyahungaga cyarakemutse yego cyarakemutse none se wari wabona impyisi yunga umurizo wanyu si byo bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo wowe uribwira ko cyakemutse kandi rero ntabwo kigeze ikemuka ndabibona ko cyakemutse rwose ubirebera heza wari kubura umuntu mubana uramuzi wowe ariko se ubundi impuhwe mumfitiye koko ubu ngubu muri shyashya yaba ari uzi ibyo Kate agupangira ntabwo wakwiriye kuvuga ngo impuhwe mufitiye bakuru wagira ni indaya nyine kuko akundi mujya kuryamana uriya mwana wa ni nk'ingunzu ibyashyikiriye byose ni ukurya n'igiti ahubwo iyi nzu rwose ahubwo ndumva nasakara agace kamwe gaje ko uretse ubanze witonde ubona uwo muyibanamo ibyo bisaba akazi nzamushaka uyu mwana w'umukobwa rero ahubwo naje yihangana ntabwo twagushishije naje nyine ngira mu matozi ufite amagambo menshi ntabwo na nyine namumenye uyu mwana w'umukobwa ni wa wundi ariko se umvi nyine byumve ni wa wundi nakubwiraga urabona ko ni umwana utuje ni umwana warezwe ni umwana ugifite ikinyabupfura ureke babandi baguhanga ijisho kugira ngo ni injongo iri mu giti urabona ko aciye make nta kibazo mama ngwino tuvugana gatoya nawe wihanganye ko mwana turashira tuvugana hano mu gatoya tuvugana tubyanye
unjyanye hirya uramenye ntumpakanire mama watuje nyine wowe ntumpakanire umva nyine ikibazo ngenzi turakumvikana mama waretse ko nteretera ko njye mfite sheri wanjye nkunda mwana wa ugiye kumvuza isoni oya ntabwo reka nkubwire mwana wa niba wari uzaho uriya mwana yavanye kugeza ubu ntabwo uba mfite ako mama wagira ngo kumva ntabwo uba mfite ndabyumva nyine uriya mwana aho yamvanye umugore wawe yaranze no gutanga igiceri cy'ijana ngo bangurire imiti bamvuze uriya mwana akanyitaho akamvuza akangemurira amanywa na nijoro nta biryo bituruka iwawe mu rugo uriya mwana amavuta nisigaga naye isabune bamfurishirizaga niye urushinge banteraga iserumu banteraga mwana wa none ugiye kumwanga ariko se mama wagira bakubeshye ntabwo wambwiye ko ari Kate bashaka kwivuriza umugwanjye akakwishyurira ibitaro bamfunga kamubwire mwana wa nangaga gutera umwiryane mu rugo rwawe nanga guteza amatiku mbeshya ko ari umugore wawe wamvuje ariko uyu mwana yanyitayeho njyewe rero nanjye ndavuga nti nanjye nzamwitura kumuha umuhungu wanjye w'igikundiro umwana warezwe umwana wagaburiwe na se na nyina utarigeza aba mayibobo none se mama njye ko mfite umukunzi yabiye mbigenze gute nanjye nakora kugira gute kwihuta cyane mbwira niba byashoboka undi muri detaye kuri detaye ariko ba mu nzira ikibazo mbwira uko byashoboka wanca nanga ubwo se urumva wowe ntabwo wampangahe kugira ngo nihekure uzi ko ari murumuna wanjye na miliyoni 20 wazi aha amafaranga nayambe uriya se ko ari imfubyi nta waza kumumbaza abi wacu ni umwana uri aho gusa ariko ntabaza nyine nkamwinjira ukuntu ariko ukanyishyura mbere ntabwo uri igice abantu barabiya bicura ntugire ikibazo kuriya mufiteho uburenganzira bushoboka bwose umva ni nko kuzimya buji nta muntu wamumbaza kandi ntugire ikibazo ibyo ndi kukwemera njye mfite uburenganzira bwo kubitora icyo nshaka ndashaka ko gutera akazi k'ubuganga icyo nicyo cyakubangamiye cyaguhangayikishije agenda nk'umuturage nk'abandi bose ajye hasi sinshaka ko akora muri kariya kazi ke ni nko kuzimya buji nushaka kumbwira no mu gitondo ntasubireyo ukubyumva neza ikindi kandi ubuzima bwawe ndabukarabye ntibuzambazwe ntibuzagere gute ibyo birakureba uzabage wifashe ubu ngubu uko nyivumburaho niwo muti niba ndi kubabwira ko ikibazo nari mfite cyakemutse nta mpamvu yatuma mva mu rugo nkagenda kubera iki muhise mwivumbura gutya none wajya ngo imbere nkora iki kindi se nimba nakubwiye ibintu ukabyumva wowe ukipangira ibyawe ngo byarakemutse ngo bikemuka ibikise byakemutse buriya nase ubundi ni igiki kiri gutuma mumfasha gutya cyangwa mbona ko mumfitiye impuhwe bigeze aha ngaha nimba wumva utakibona ukaba wumva udashaka no kuba ibyo nkubwira fata inzira ugende icyo nakubwiye ni kimwe ntagire ikintu uzongera kumbwira uyu musore ni wa wundi ndamwibuka neza 100%, ni wa wundi wamfashije mama ari mu bitaro yarabuze amafaranga yo kumuvuza arayama. Niwe namwe baba we kumbi burya disi nafashije mama wiwe nawe yaramfashije avuza mama. Ariko se mana yanjye kuko mama ndamubuze bayipfubye koko ubwo ko hagize umuntu umfasha ngavuza mama koko neza ngo nabarane bagiye kumanuka uze n'umuntu wamfasha nibura ngo mugurire imiti ndebe ko yazahuka ukena we mwafashije ko wowe wabaye iki
wabaye iki se uri umukozi bakwirukanye oya byagenze bite se mama agiye gupfa yabuze imiti wamfashije basi waje kukanyana nkazanga ukorera amasuku ariko ukampa amafaranga nkabuza mama none se kujya mu muhanda ukarira biragufasha iki nukuri nabuze umuntu n'umwe naririra nabuze icyo nakora nukuri ko Imana ndagira ndabe ko nabona umuntu umana 200 basi mbe muguriye n'ikinini nese bamuciye amafaranga angahe apara ko cicika none se kuri inzira ko wabuze umuntu yaguha urarira amarira byara amafaranga bamuciye angahe 20 gusa niyo yatumye ujya mu muhanda ukarira nukuri nabuze n'umuntu wamana 200 kandi ibintu byose mu rugo twaragurishije ufite telefone yamuye kuri mobile money ufite telefone hano ngiye ntayo mfite ariko urwaje mama yayisigaranye ngira telefone yawe mbashyiraho amafaranga 0783 uretse Imana iguha umugisha 0783 24 75 Nese ngewe kane Imana iguha umugisha ahubwo Imana igukubira inshuro 1000 n'ukuri Imana yamwijura iguha umugisha n'ukuri gufashaga ni umutima urumva guhabwa ni umugisha ariko gutanga ni umutima nukuri neza ungiriye Imana izayikwitura kuko ngiye nta kintu nabona nakwitura mbashyireho 50 50 genda pa urakoze Imana iguha umugisha waje nijye kuvuza mama wawe Imana iguha umugisha n'ukuri mbega byiza burya disa kebo kagiye mugarura kugira neza wigendere koko ariko byanga byakunda nubwo uyu mukecuru yamumpatiraga nkumva ntibiri kunjyamo neza noneho mbonye impamvu yo kumukunda nkamutetesha nkamuha urukundo atigeze abona ko bimeze